nakubwiye biraryoza cyane endaraza ako karahora muri ibyo natatwijende we mfa enda korambo uramereza amafaranga nayo mereza nawaryoyewe nanjye nkaryoye waryohewe nanjye wajari ureke ibyo nibikure bamereza amafaranga iminota ibiri ngumaze hoze ndaguhangara uramereza amafaranga nobikoze uramereza nobikoze nabikoze imana mereza basi nk'ibihumbi 50. Shoto kose mwana kanyama karame akose mwana nijoro ko nabonye utagiye uryamye wari uri kugira gucya byari byagenze gute wahora niki nandi kubirota nyine uri kurota ibiki ndabikumbuye mwana ibiki se wari uri kurota byabindi nibyo warotaga turimo kugira gucya nanjye nabyutse nsanga nandi kubikora ndababara shawe Yibisubiye ko twaburanye ndahari da mu bantu nari ngumbuye wari urimo sure shano bwabo kobwo bwose twe tuziranye byari biri kubera mu nzozi ni mu nzozi nyine ariko nabwo biraryohaga none sinakuze mushaka ishuri muzaje mugira none ziwandangiye kariho mo nagukundaga kukigenda cyane bose bwaragiye ka Ketia kagiye muri Amerika kahuye n'ikigabo cy'igisozi gifite amafaranga mbikire kuri abyadanje shana nge mu ndangira abo bantu bafite amafaranga kandi mbona wowe n'inkweto reba shawo rukweto warukuye he shabyaye nababuze niba ari Ketia kaba ruguhumiriza basi umuntu arebe ko yasane none se ko aba ruguhumiriza akagakanzu kuko wagakuye ntago ari muri Rwanda abakobwa b'iyi minsi barabuze menya hari baragenda muri Onapomwa barabuze burundu muri depo muri Onapo muri Onapo burani ibiki nanjye Onapo ndumva gutwe nyine bwo kugenda ntibazagaruke nyine ariko bajamo nuko bakagenda bagaherayo burundu ntibazagaruka ariko uramutse utembeye mu muhanda ntago waburamo abakobwa bari kugenda beza umva rero niba ushaka umuntu ufite amafaranga twebwe nyine ko tusigaye dukora nawe tukijya ku mihanda ngo dutege nyine tubara tubukinga ako nyine wazabanza guhera ako ntabwo wabanza kugera kuri level nk'iyo tugezeho yezuwe bwadoreba yego karagakana yezuwe shora umusazi uzabanza ku muhanda ku gasima ubone gukurikizaho uribeshye ngiye nkagenda nkahagarara ku muhanda nk'abandi bose urategereje utegereje abagabo nyine ukazagera kuri level nyine iri hejuru nyine nayo bakaba baguhamagara nyine yego ko baba ugeze nguraniwe agose n'umukecuru ntago abigiraga yarabigiraga mwa none se hari ahantu ndakubona ubuntu bw'ubukobwa buhahagaze bw'uburaya hajya ibiraya ni ibiki mwa ibiraya bimwe bimeze ibintu bihagaze ku muhanda bisinze ibintu barimo kuhahagararira umva ahubwo uze nkwereka ahantu hari umugabo ufite amafaranga nyine hose nyine haba hari abantu bafite amafaranga akoshana no reka mutelestori gira gutyo mutelestori ejo nahuye n'umugabo shumi ni hari igisaza ni hari kimeze gite nyine turuda nyine nawe urabona abasaza biyubashye yafite ikintu bisi ibintu ibiki umva yarafite ikintu bisi ibiki ibintu useka ibintu bimeze bite umva yarafite ikintu bisi umuzigo w'imodoka ubu yijimye nyine ku buryo umuntu wo hanze atabona wamo imbere umvishe biraya ni ibiki Ni bari ibintu bitangiraga ubuntu nambizi
none se niba bitangiraga ubuntu twazagiye natwe bikaduha none twazagiye wabibonye bihagaze nka hehe hamwe kuri ya kadasiteri imwe bubatse vuba none wazambwira tukajayo nese waruketse ibihe bintu umuzigo da umuzigo se umeze ute kandi nese ugira ngo biriya bisaza bifite ibida binini bagira ibintu umuzigo bagira ngo so yambanze imbere gukora iki none se ushaka amafaranga ako ugiye mama nutuzi ahari amafaranga iki imbere nugakinisha no kuryoshya yego rero nese niba ushaka ukagenda akagakura nk'isake hari icyo yitwaye akaguha amafaranga kandi bararekura bana okay nari bindangira ufite amafaranga okay kuwa mbere wowe uzazinyireho njye ntangira ahantu dutegera shuri gatatu muhanda n'ahantu hiyubashye umva kuwa mbere bwo ni gahunda umva uramutse umbeshye banza umwe namba zawe zananze ko ari kumva uhita umbipa nzibone nzaguhamagara nyine kigani Drengizi wandikeho hero yeah okay nari ngabaye sawa bye none se ahubwo twagiye none uramenya ko nuza ndi ingaragu mwana nanjye ntago mbiheruka burambiheruka kera nkiri gukina iby'abana uzikomerukana na Venantia tukiri abana icyo gihe twe tukiri abana turi kubaka turi no kubari noneho kana turi ko natwe tujye kubiraya mwana twahagenda no nengize biriya nibyo ariko dupfe kugenda uzajya uzamura nyine akajipo ko nyine kuba wambaye akajipo bazamuraho gatoya nyine ko nyine abantu muri Kigali bakunze ibintu nyine abantu bakobwa nyine bibitu utyo gahagarara neza ndadutegereza abakiriya ako nyine baraza ndabizi neza ntabwo ari bure n'enda na batanu baza mva ko nakubibyuka nga kunyitaba nako nanaguhamagaye iracika inshuro 6 nagwa bibonye naringiye muri dushe nyine yikuye mba nicyo kibi cyo guhana abakobwa gahunda iyo mba narabwiye ndaba yahageze kare yanamfashe twanavuganye ngagira zamura neza akajipo abagabo bakurebye mbona bino bintu bigoranye ase wagize nyine abagabo bakakureba nase bibwiye ko bari buze kukureba atagize se nago bari bumbonera rega umuntu nagakunda ibikuri aragukunda wowe ukuri yewe waje kumara iki hano waje kumara iki so waje gucuruza nandeba wenda asanga ari waje muri business rero gira zamura gato ukuna ko kurabaye nta kibazo ngo ngeneye bana kugasemije nibikureba wowe hirwa umva rero reka dutegereze sindi ko mbona abakiriya babuze we kana hano ariko ari inyatsi abanza suhuzuye bakuru yanyu ngiye mo nibi kampanze wabona umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ukagenda utamuterese se tugiye guhaha rega wapi ibingibi njye nakubwira umuntu wambara bifata abo baracyari abana koko rero turangana maze umwana ni wowe mwana umva iyo ni so ese ko mbona sa nabi batangiye no kugusebya bagiye kwihahira muragira ngo mere watwaye suka wogoshe tugenda ari reba igipira twaraso cyatwe nose mama uzamushyira he nushaka bana vuze ngo iki twaraso manukana n'umwana wawe tugende umanukana n'umwana mwange tugende mu mwana nyira hano muhagaze mudafite ikibazo se nta kibazo dufite urarebye dusabamo ikibazo navuze ati gusa urarebye usanga dufite ikibazo ufite ikibazo wamanuka ubwo nimumbatse ngo ni iki abantu urabona weho nta kibazo cyane dushaka kumenya manuka reka we ase wamanutse vuganira we ase we kagukoze wowe shana itamenya ko ari uwa kera wamanukanye na so twara so saza we mwiyanga tugenda ase bakowe ntabwo wumvise niba bakubwiye kuva hano ase wagiye ko tuba tugukeneye we wigeze utubonamo ikibazo kuko tubaza ibibazo tugende twigurire ibijumba tugiye guteka twirire ahubwo se sinumva umwana afite ibitekerezo bizima mwigisha ibijumba rero ntabwo ari byo bishimishije ase wakumviye umwana we ko numva kurusha ibitekerezo tugitereta tukibona umukobwa mwiza utateroga tukajyana iwacu ariko papa ko hano hongerera abantu bafite amafaranga sigenda yabutse ufite yo kugura ibijumba nabonye hatunga mama wawe nabatunga aba bana
umva rero wagisazo niyo ufite ubwonko butekereza gutyo ngiyo kira ngo wakundaga umuhungu umukobwa ngo wahitaga umujyana umva ibyo bitekerezo bigiye bihasa ahubwo papa nuwa kera mu babarire rwose ibyo ndakumena umutwe ahubwo urava hanga hajya umena umutwe wamanuye papa wawe ukamujyana ndakumena umva reka datekereza iwi reba hariya ngo bari kuza igisaza kandi cya gisaza gisa naho gifite amafaranga sibibona ko mbona azagenda gutya oya ntacyo bitwaye bite sha uracamo asinge wamfashe wowe se wewe wapi mbese ko muhagaze aho kuri gato yani icyo kibazo cyane ariko ukuntu umeze wabonye ibitesi reba ntago ndusha nanjye nuko nambaye ipantaro usoza yambara akantu gato shanya kandi ipantaro turebe yego seriye nyukure kuramo n'ukuri shereke kandi y'umuntu yesuwe iki yesuwe bimwe mu nturukaho nawe ushaka kureba iki kandi byahari n'umweru we yesuwe so none se mbega utwana twiza imeze bite sha meze neza uko ndi gukora we niko madamu aranyica ariko nta kibazo madamu ntabwo yabimenya ukanakujyana n'iwanjye nawe nyine nawe uracyumva kwaje so waretse ufite iwawe nanjye ndahafite haruguru gato sinanga nyine kwiga naragezeyo oya ngo ukabije nawe ukunda guha igihumbi amadolari wowe napfa kumuha 2 amadolari nyumvira ngo 2 we akako karoroshye sha kandi muri ibyo murimo nimurangiza mugende umva se uracyangaheze munambe n'uruhande Amadolari. w'iyegekaho cyane icyo gisaza cyawe we gabanya umushiya ndaguha amadolari muba ninjye wakozanye hano ku gasima kare kuzabaza amadolari abisigaye n'amafaranga gusinda bamenye kare kuzabaza asiye ko babera akariyemo akora iki cyane nuza buri gifite wowe urabona bigiye nakubwiye ati wenza nawe wazibonye ariko oya banza uzirebe wase w'inyegekaho we wazibonye birajegera kanwera koraho banza n'amafaranga God have mercy upon us. ane bagiwe madame atanyica n'ubundi madame nyine atanyica sha ikigoye kiwe cyakizirikiye ari ku ngutiya ngatangaye ubundi se wabashe ndabona nawe barabahaye indaramabuno izasoma ibiti bicucu baramuhamagaye afite ukuntu abigenjeje shishwaha yezu ko bazira aba barabakera ubundi se yazigirwa n'iki hano hantu ni inyatsi wakitahira ubundi ndabona umuntu agiye kujya akorera online ubundi se ko mbona buriya buhungu ni uko twitungisha intoki wowe wumva nta soni ufite muraho naturangira ahantu habaga indaya 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 nyine ni za ndaya ziba zihagaze ku mihanda none natwe twizindaya kuko duhagaze aha ngaha oya nyine twari turi kubarangisha ahantu haba hahagaze indaya indaya ntabwo tuzizi nyine hindaya ziba zihagaze iyo zihagaze ese twabibwirwa n'iki ko izo ngizo ari indaya uwo muntu wese ubwo nawe ko uhagaze uri indaya umuntu none se murashaka hasi indaya aba ari zitega. ibisimba zitega indaya aba ari gusa ibisimba muri gare uraha bari muri gare mujye muri gare indaya zitegaga zibaga ziri muri gare nyine mujye none muri se kuko gare muyisize muje kumara iki hano oya twe turi kubarangisha
twese turi abakomisiyoneri. ndashaka inda yamaze iminsi ntarimo ndagira Kuki? Ibintu bya izina Iri. uzamutse baba we iki gihugu si igisazi bari intoki ntabwo zigize zihise ziba nk'iz'abazungu ntuze gukaraba mu ntoki mwa ndagayije ndagenda meze gutyo uri buri ibigoryi muri kumva mutekereza mu bwonko bwanyu ni hazima Ubundi urabona abana baratari abasazi. uzamutse gakeya nka biriya wari unyeretse ko biriya unyeretse neza neza ari nk'ibyo narose yego mwa bya bindi cyagiye wari urimo kugira gutyo ari nijoro neza neza Ariko ubundi mugira ubwenge bw'ibika yacu. ari byo binje Mugira ubwenge. n'ukuri umva naba oya ntabwo turi ibicucu iga mwana buriya Ese ubundi urabona abana banari bazima. Reba uyu nguyu ibintu yambaye. Wireba. wimdo buretse mu kanya n'umukoro we tutangira kubona yishimye uzika neza neza ni nk'ibi nakubwiraga ni nk'ibi ahubwo wajyandika ukabya inzozi neza ndi muri ngurya neza kayi dufite n'amafaranga amafaranga Amaki. amafaranga yego mwako kakantu k'amafaranga mwa ngo koko twe twavuze ko turatanga n'amafaranga ntitubona abo bantu bahagararaga ku mihanda ari he Ari hehe nyine? umuntu yagiraga ahantu hihishe ari muri mugondo y'imbere Ngayaza. kuramo turebe muri Rwanda amafaranga hejuru yo gukuramo amafaranga nabonye ubundi ibyo ni nshaka seti. Ugenda urabibona. Umuntu ujya amafaranga kugira ngo agira ukore mukanga mwa ibyo ushaka ntabyo uzi wakuyemo mwa none Nyine kura mu ndetse amafaranga nawe mwareka tukajya kugira mwana mwareka tukajya kugira ariko mwa wari kudufite uguriye ibisazi mana umukino akomeye hajya uhuye hitamo nanjye ndahitamo wanjye mwana tujye kugira kuko ngewe kuramo amafaranga gari nkano nanjye mwa mva mwidukinisha mwidukinisha Ubundi ibintu birimo murabe. gari nkano yakuremo yazanye ndayajikira yakuremo yazanye ndayajikira nanjye mwa Nakubwiye ako karahora muri ibyo ratatwijende we mfaho. ndakoramo nakubwiye ati mbimbira utanga zana amafaranga yazane nyine yazane Urugo sibyo nibi. nongera ukoremo cyangwa Okay, ngaho tugende niba mufite tugende amafaranga. nyine mvimbere turabizi none se mwebwe mufite ahantu mu ase mu bantu uri Nyine umusazi tubajyane muri ro. Ese urajyane iwabo. mufite amafaranga nese mu bantu mufite amafaranga amafaranga ntari cyo cyane Niba bitafite barabigwara. kugira dukonsome twaje ari amukina cyo kwa Karoli Tugende. tugende mereza Mereza amafaranga amafaranga. Gira vuba mereza amafaranga twere kuzana. ntabwo waryohewe Mereza amafaranga ibintu byo gusakuza ntabwo bishaka. uramereza amafaranga amafaranga yiwe amafaranga urayamereza amafaranga urayamereza Kandi uzana ibintu bya ibi na ivi ngo ikindi biki. wakoreye ubusa Nagukubita yantu ukicu. yacosho umva ubundi Uramereza amafaranga nayo mereza. waryohewe nanjye nkaryohewe waryohewe nanjye waje hari Twebwe ibyo ntibikureba mereza amafaranga. iminota ibiri nkumazeho ze ndaguhangara Uramereza amafaranga. nobikoze Uramereza. nobikoze nabikoze imana Mereza basi nk'ibihumbi 50 Imana ibahe imana nk'umugisha njye mpita ngukuramo amenyo ahangaha ako mwembe ibihumbi 50 ndabikura he iminota ibiri umunota umwe Uramereza amafaranga nayo mereza cyangwa nkwereza. wumvisha utazinyuza izo wacitse Umva ngwino hano. ndekura nkwereke Umva reka nkubwire. uretse nkwereke Tanzania y'ibintu by'imikino ntakwezi. murekure nkwereke ukuntu tugiye Umva we nawe vugana wareka n'iwawe. tukabitekereza none se n'amafaranga ari gamwe wakoranye n'uyu abo ngamwe muri kumwe Ngwino hano. naganjye Mereza. ngagira nkwereke Ishyura. nkwereke ukuntu tubikora ishyura Umva nabyo gutinda mu nzira mereza. Umva garuka hano.